hari abantu uzamusanga yaje kubwiriza akazama yikora ibintu by'umuntu uzi kubwiriza. Ubwo ni ubujiji ko muranebwa, ubwo ni ubunebwe. So ni intege nke zibakoresha ibyo. Umuntu azaja kuvuga karunaka akazaru agakora. Nigeze kubona na Kivara umuntu yamayica igitaramo kirapfa, twari abavuga butumwa batatu. Yaje kutubwiriza akama basunzu kujya sunzu revera sunzu azahagarara akamahagarara kujya azatanga haleluya kujya azayihanagura gutya tese nono nararushe mbwira ministeri yari yantumiye tese uyu musunzu wanyu mwazanye nonoho nigutu ako gishwa no guhagarara wa no gufunga ubutu bufungura nukuri ko hayo namape ukwico niki mu mafu ya nemunsi izuba rinibutsa ineza y'umukunzi waje kagero k'iminsi tikabishobora kunanya n'umukunzi waje. Abaroma, rwandiko Paulo yandikiye abiroma ibice 12 umurongo wawo wa mbere. Nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Kabiri, kandi timwishushanye n'abiki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima misha, kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Ndashima Imana cyane kongera kugira buno buntu n'aya mahirwe wo kuba hano. Imana ibishimigwe. Uyu munsi usa n'ugoye, abantu baza basa n'abarushe cyane, baba bakeneye kuruhuka, ariko Imana ibamugisha kuza guterana. Abarazwe turabashimiye, Imana ibamugisha. Abayobozi, staff yose, Imana ibagirire neza kudutekereza no kugira ngo muduhe uyu mwanya. Abantu bose possible, Imana ibagirire neza. Nanone nibo bakitufite, turabashimira cyane abayobozi ndetse n'abayoborwa muyoboye. Abatura Bujumbura, abakristo mwese, itorero rya Living Hope Church, Imana ibagirire neza. Abashumba kongera gutanga iki kibanza. Abavandimwe twaba tuziranye nabonye, inshuti, miryango, tunejejwe no kubana namwe. Semeni haleluya. Hanyuma ndi mu kubona turangiza amateraniro nka misa, kicara duhita dusohoka. Biri mu kumbangamira cyane, kuko kuva naza sindasirimba. Nigeze nja gusenga mu bayisilamu, tukaja gusari. Hari umuhungu twiganaga akazambesha, kabona azambesha gusari mu bayisilamu. Amen. 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 Nkumbuye Imana, nkumbuye abera, nkumbuye Wamusu
umusozi mwiza aho niwabera bantegerereje kumbuye kuzarebana na Yesu tutagitandukana. Semeni haleluya. Imana ibahe umugisha mwikirije neza. Hari imbaraga z'idini zigira ububasha ku muntu utazi ibyanditswe. Imyifato yo mu ikanisa itandukanye n'imyifato yo mu rugo n'imyifato yo mu ibarabara. Uburyo umuntu akwiriye kwifata mu nzu y'Imana, akwiriye kwifata nk'umuntu waje ku rugamba. Mbabwiza ukuri kose, iyo umuntu yaje mu materaniro uza wamusa nkaho waje kurelaksa, ni nkaho hari ikintu waje gukora ushike ntiwakibona, uhitamo gusa n'uworuhukamo mu ntebe ndetse bamwe bagahunyiza. Ariko siko, habe n'igihe abashitsi batobaho. Umukristo ntakwiriye gusiba amateraniro ari mu muhana. Mu muhana bagaterana, ukwiriye kuyabonekamo. Kuriya nibyo bintu biza biryoha bya mbere. Ni ukuba uri muri quartier bagategura amateraniro, kuko niko gatorero kabera. Amen. Igihe kimwe Nikodemo yigeze kumva amakuru ya Yesu, ukuntu Yesu abwirije, aravuga ngo ni ukuri kose uyu mugabo yavuye ku Mana. Ariko aba bacu ndabacahe, mpaguruke se mbivuge, barantera amabuye. Ariko reka ndinde bwire ngo bumare kwira, Nikodemo atora urugenza aja kureba Yesu. Aramubwira ni ikibazo ngira ziri kuvuga ahubwo iyo ndi nanimo numva ariyo yayivuga. Noneho semeni haleluya, ngo aja kumureba mu kabwibwi. Ni ukuvuga nk'iki gihe yamaja kureba Yesu, aramubwira ati mwigisha, ni ukuri wavuye ku Mana. Ati jewe ndi umufarisayo nyawe wuzuye, ariko numvise amagambo wavuze, ndeba n'ibitangaza ukoze, wavuye ku Mana. Semeni haleluya. Haleluya. Aramubwira ati none nakeneye ngo nkubaze, bisaba iki? Aramubwira ngo bisaba ko vyago bwa kabiri. Ati se ico naco gukoza ibitangaza, ku vyago bwa kabiri birashoboka umuntu w'umugabo nkanje? Ticana tumuntu akwiriye kujagwa mu mazi menshi, akabona kujagwa mu mwuka. Haleluya. Haleluya. Umuntu akwiriye kubatizwa, yamara kubatizwa akizera, mwuka agakorera muri we. Ndashaka kubaganiriza iki? Paulo yandikira ab'Iroma arababwira ngo bene data, ngo ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana. Semeni haleluya. Haleluya. Umuntu ngo abanza atanga umubiri we, umubiri ngo ubanze ube ituro. Umubiri ubanze kuba ituro. Mureke mbabwire ukuntu umubiri woba ituro. Kumbuye Imana, nkumbuye abera, nkumbuye wa musozi mwiza aho niwabera bantegerereje, kumbuye kuzarebana na Yesu tutagitandukana. Semeni haleluya. Haleluya. Umubiri ukwiriye kubanza ukaba igitambo kizima kandi ngo cera gishimwa n'Imana. Semeni haleluya. Haleluya. Umubiri
ukwiriye guhinduka igikoresho ciza gikora iby'Imana. Semeni haleluya. Haleluya. Umuntu agafata umubiri we akawuhindura igikoresho ciza kiramya Imana. Umuntu agafata umubiri ugahinduka igitambo ciza. Gute? Hari igihe umuntu ahinduka ubuzima. Semeni haleluya. Haleluya. N'igihe dukoze amasengesho akazatinya kuryama aho abandi baryama. Muzamubwira se ngo ujya n'umwuka? Si umwuka, ni intege nke z'umubiri zimubwira ubushobozi. Ubushobozi ejo bundi narimo mbwira abantu ikizokwemeza ko umuntu atangiye kumva mu ikofi ko haremereye. Uzumaza ngo urafata iki ngo aranywa amazi kandi ashonje, ngo asigaye gagwanya amasukari ntanayafite. Urebe nkuko kwanje meze, ngo ntabwo ngikunda ibintu by'isukari. Biri hehe se? Basiga nka kuriya kuwacu Bonere yopfa kuvuga ati ntakimwe ibintu by'isukari sawa. Ariko iyo umufuka atangiye kuremera patiri, umuntu azamavuga ngo bamuha amazi, ngo ntakindi ngo nkene ngo mumpa amazi. Yesu mwami. Ariko avuga iki? Aravuga ngo umubiri tubanze tuwuhe mwuka awuhahaze, awukuremo ubwirasi bwose, nimara umubiri uhinduka igitambo ubisengesho risenga Imana. Semeni haleluya. Haleluya. Mureke mbabwire umubiri wokora iki? Hari abantu benshi batangiye gusenga bahura n'amagambo barananirwa. Uwababe cyane umuntu wese uwavuze umwana muto utangiye gusenga, wa mwana akananizwa n'amagambo yumvise, yavuye hanze akareka gusenga, iyo niyo Satani yamwishe. Ese kubirumvikanye? Iyo niyo Satani yamwishe. Subiremo. Kora kuri karavye numve papa. Nubwo ibirusha ari byinshi, oya sinzasubira inyuma. Nirengagije ibiri inyuma, ndasingire imbere. Semeni haleluya. Bwana wetu asifiwe. Haleluya. Ndio. Satani ni umugabo utazugaragara. Satani azayitiza ishusho y'umwana w'umukobwa akaba yo kururongotanya ugahabuka. Akomumve Satani. Umwana w'umukobwa akagutera amasomo ukarara gutyo ugata umugore n'abana ukamawara. Iraji wewe ukaza utega moto udahura na traffic, hajya muza muyitiki jamu, ambutiyaje papa. Jamu ni igiswahili cyanje. Ambutiyaje, atudahura na ambutiyaje. Nimba umuntu yohagurutsa amagambo avuga ubwana butoya bw'ubuhungu cyangwa se bw'ubukobwa butangiye gusenga, ya magambo yawe akababera imbogamizi zo gukomeza, ni wowe Satani ibujije babana gusenga. Ese ko birasobanutse? Yego. Birasobanutse? Ngo umugabo umwe ngo tuyagaza kunda kubwana burara mu ikanisa, none bumenya ko atabikunda, ngo bukaza buzimya amatara bugasenga bwakongorera, ngo none hagijiramo wenyine tiyacana amatara, ngo ahita yivugisha tako none tirira inyagwa rizaritera ubwoba ritarimo amatara, ukuba abana barimo. Ati yego kuri yarigizwe n'amatara iyo yagiye ni ibitangaza. Atari kububwana buza kurara muno nta n'amatara arimo.
bavandi nukuri kose intege nke n'imbaraga zikomeza zifata umugabo zikamuheza mu kirengeta abandi baba mu gitara. Intege nke zarangiza zikakwereka amasomo uburyo utorara mu gitaramo n'abana nabo. Muri iyo Yesu ahamagaye umuntu abamuhaye imyaka ingana n'iyo asanze n'iyo abarimo. Impamvu dushobora kuba twokumvira umubiri ibyo dutekerezaho byose. Timuzi kuri abakristo barantangaje bagira intambara mu buryo bwose. Umuyumbe niwo muntu utakwiriye kugendana n'umukobwa bari bonyine kandi ari mushikiwe. Mwumve igitangaza. Uku hano mpafite bashiki banje ariko sinemerewe kuja kubareba kuko bahita bavuga ngo narashatse mu Burundi kandi uku ni mwene data. Ngo narashatse tibazi ico dupfana kugira gusa ngo mwumvise akantu navuze. Ni gute Imana yaguhaye ubwenge umuntu akaba yokubwira umuntu utazi ukaba wohita umwanga ukagendera kuri ya makuru bakubwiye atari nayo kuri y'umuntu gusa utarankunze ugahita umwanga ubwira ubwenge bwawe uzabutekereza iki? Tiwocencura ya makuru basinga uvuge tireka nanje nkore igenzura ngenzura uriya muntu uko bamuvuze. Hari abantu benshi ufite babanzi wabwiwe n'abandi gusa nta nico bagukora. Uri robo gucyo uri robo nicyo bazakoresha. Ego ndatanga. Seminari twari turimo abahungu bambaje ngo ese ngo umuntu akunze umukobwa ngo ise na nyina bakavyivangamo tinabacuraguze ubundi muzamuja kwivanga mu bintu by'abana gute? Ibo bivanze mu byanyu muzamuja kubyivangira mwike. Muzamwama mukenera ngo dushaka uko twari tumeze mu gitasha mwakaza mugenda mukamona agakobwa ngo ubwisaza gabi nkazibiri ngo mwama muvuga ngo tuje kukazana. Oya ubu ngubu twarajijutse bya birengeti byavuye ku maso mukwiriye kubivamo tukirebera twenyine tugashima. Muve mu bintu byo kwivanga mu bana. Ibintu byo kwivangira mu bana ngo uriya muryango tuza tushakamo. None mwarakijijwe? Muracafite abantu munena mwarakijijwe kandi abo bantu musengana nukuri muri abasambuzi abahonyeje. Mureka abana bubake. Akunda hebje pi. Semeni haleluya. Umubiri ufitanye isano n'ubutaka. Umubiri ufite ibyifuzo byinshi. Iyo utawuhasa amasengesho n'ijambo ry'Imana ukubera isoko ikuzanira ibyifuzo. Umuntu agahora gusa mu byifuzo akazarinda apfa akiyifuza. Haleluya. Haleluya. Umuntu agahora n'ibyifuzo mu buzima bwe. Sigaranye iminota 7 hariya bitesoza. Haleluya. Haleluya. Babwiza ukuri kw'Imana yampamagaye. Ukuri kuyampamagaye. Nimba umuntu ashobora kwemera kuko papa yo kubuza umuntu wakunze ugashaka utakunze ejo mukagwana isoni we mutera nkonga wazankona. Nishaka sinkazogaruke ubundi naje ndabikeneye. Babwiza ukuri kw'Imana. Indowa ijambo indowa ni urukundo rudafite ibindi bintu birenze kuri ibyo. Urukundo rwonyine. Kuri mukwiriye kuvugana ibyo guko mwarakundanye byararangiye ababyeyi gusaba urampa inka zingahe mfite 2 kuko twakundanye n'umukobwa n'ubundi nintanaguha n'imwe turagenda tuzogende tuzishura twenyine.
amabuye ntegwa ndayiteguye amabuye nta kibazo ngira nje nibyo ngibyo kumbuye Imana kumbuye abera nkumbuye wa musozi. ikintu ca mbere ni uguhinduka igitambo. Mureke mbabwire, Bibiliya yavuze ngo umuntu akwiriye kubanza agahinduka imitekerereze, new mind. Apana imitima si myinshi n'umwe, umuntu agira umutima umwe. Ariko Bibiliya izivuga guhindura imitekerereze. Imitekerereze niyo yisha abantu. Iyo umuntu afite igitekerezo kibi kiza gikura Satani akagishiramo akagitera inkunga bikarangira gihindutse onije, kigahinduka onije ifite finance, umuntu agakora uburara bukamugeza ku rwego rwo kudatinya umugayo, bikarangira abaye ruhebwa, abantu bose bamutinya. Igitekerezo kimwe Satani nicaza akenera. Iyo umuntu afite igitekerezo ciza, Satani azashaka uburyo yokirasa umwambi kikabihuri. Iyo dusenga amasengesho akora iki? Abundikira ibitekerezo byose byiza kugira ngo tudatakaza bijya birimo bija kuvukamo. Ese ko muranyumvise? Murantahuye? Semeni haleluya. Amen. Umuntu akwiriye guhinduka igitambo, apana gutekereza kuko ubikora ari ukugeze mu itorero. Oya, no mu rugo ukwiriye guhinduka igitambo, ukazuramya, ukaramya uko buke, ukaramya uko bwije, ukaramya n'inshingano zawe. Aka kabiri kitwa kutishushanya. Buriya aka kantu keneye ko dutarama, nzorinde mva mu Burundi tudasirimbye. Keneye gusirimba n'ukuri ko numva igisirimba cagize. Mureke mbabwire bavande, mureke mbabwire kano kantu. Kwishushanya ni ukwica wewe ugakenera kuba mbabazi. Ako kantu ndagatindaho cyane. Ako kantu ndagatindaho. Buriya mureke mbabwire, aho guhita uba mbabazi tukaza tukubona wa uririmba nka mbabazi ukikora ibintu bya mbabazi, wotinda kuririmba ariko ukaza uri wowe. Mbabwiza ukuri kose, igihe cyose ugendeye mu ishuri gwajya abandi rigeraho rigaheka kuko ujya wa ishuri wari igihe ananiwe kuko ari we wakurikiye mu gapfana rimwe. Ariko mureke mbabwire, semeni haleluya. Haleluya. Aho guhagarara hano imbere utagiye gukina movie, kuko movie ugaragaza ibintu warepeteye hari ahijya bataza babona, sivyo. Reka kwikora ibintu byose uri runaka, no, uko siko. Imana izireba wewe ikabona wewe warapfuye, ikabona turi mbabazi, turi nawe uri ikintu kiraho kidafite umurongo. Ni mube bamwebwe, nimara mukora ibintu neza. Hari abantu uzamusanga yaje kubwiriza akazama yikora ibintu by'umuntu uzi kubwiriza, ubwo ni ubujiji, ko muranebwa, ubwo ni ubunebwe. Zo ni intege nke zibakoresha ibyo. Umuntu azaja kuvuga karunaka akazaru agakora. Nigeze kubona na Kivara umuntu yama yica igitaramo, igitaramo kirapfa, twari abavuga butumwa batatu. Yaje kutubwiriza akama basunzu, kujya sunzu revera sunzu azahagarara, akama hagarara kujya azatanga haleluya, kujya azayihanagura gutya. Tese nono narushe mbwira ministeri yari yantumiye, tese uyu musunzu wanyu mwazanye nonoho ni gutu ako gishwa.
no guhagarara no gufunga ubuto bufungura n'ukuri ko ayo namape ukwico niki ico niki tuzomenya ko ari uri wowe ryari tuzomenya wowe ryari ni mukanguke semeni haleluya mwe mubujiji mukanguke ni mukanguke bavandi mabwiza ukuri kw'Imana ni mukanguke mwishura impano zibarimo mukora ibyanyu semeni haleluya muzamutekereza ko Imana igira ubwenge buke ku buryo yoheza umuntu igipawa yoheza umuntu impano ikamuburira umurongo yoyikoreshamo niko muzamutekereza ntibishoboka ntabwo bishoboka muve mu bintu bisa nkaho ari uko ni training ise no nazaruga ibintu by'abafariseri semeni haleluya muve mu tuntu two kwishushanya two kwifata muve mu buzima bwo kwishushanya ariko muzi umuntu umwe aririmbye ukwiwe undi akaririmba ukwe muzi ukuntu twofashwa ariko iyo uhagaze hano ukikora ibintu nk'ibyambabazi uzutuma dutekereza tese Mbabazi ari muri Kenya akaba na hano no ntitukugire Mbabazi kandi gati tuza uhinduka Mbabazi tuza unabawe tuza tubura we w'icurico mureke impano zanyu zigaragare bavanye mureke mwishure bamwebwe Imana ishaka la fari e vi pratique des ageni a shimbula hangi na kati la croix undi mwana yarasenza arayishurirwa nazoza dukubitira indirimbo dufashwe nawe ujeho ngaho ducuranze bluetooth ducurange bluetooth uri bluetooth duhagaze hano imbere First way. Ya minota ko nirengeje. Aka gatatu. Winabone nukuri dukeneye gusirimba indi minota kuko titurabaturika. Tuzoba dutaha tumeze nk'abaturika. Kandi gasikura gase ngo naje gukomeza umubiri wa Kristo. Kumbuye Imana kumbuye wa musozi mwiza aho ni wabera bagereje kumbuye kuzareba semeni haleluya mureke twifata uko turi mwirinde kwifata uko mutari mureke mbabwire uzuko umuntu ari mu kumenya kantu kamwe yakopeye ku bandi akaza ashaka bamutwaza ikoti ukasanga yararemereye yigize ikintu tutazi arangaho ngo aya uko muzamutekereza ko buri muntu wese waremwe n'Imana afite impano y'Imana nta muntu utazi kuririmba habe n'umwe habe n'aba bakecuru iyo bicaye mu rugo iwabo bararushandutira Padiri icara neza sha Padiri Shanguri umaterane Padiri semeni haleluya yeme ariko mureke mbabwire ni nayo mpamvu tuza dukemanga ubukristo ese titurabona urwego basengera umuntu kuba microphone kuba kukurira mikoro
ntabwo turabona. Rero kubera ko ukunda mikoro no kugira inama yo kugura yawe. Ariko yewe niba guha mikoro nguramishe wamuyigumana uyigumane mikoro niyo mwanya ese yeme. Ariko ko turaja mu injuru cyangwa tuvuyeyo ni gute mikoro? Mureke mbabwire semeni haleluya, mbabwiza ukuri bw'iyampamagaye. Nimba data woriri habe nubwo hoteli Vensimo ukamuyisingiriza uzuhorana amavuta tukaza twicara hano mu ntebe timuheze nanaririmbe mwe. Ariko ako basha agakiza mwarakayonetse kabisa sinzi yo kari ndebera abacuranzi uri mu kugiraho none senti bayikuye mwabo niwe wenyine uyizi aza yamayunama